igihe cy'abanzi ntabwo ukwiye no kubona ko ari umwanzi, ahubwo ukwiye kumenya ko Yesu agukunda rwose, ukitanga ukomeje, kubera ko igihe cy'umwanzi nicyo gihe cyo kwishima. Hari n'igihe ari cyo gihe Kristo aba agukeneye ngo mubane, nawe yongera kubone akakubwira ngo mwana wanjye komera, mwana wanjye nzakurinda, nzakurwanirira, nzagukiza amakuba, ngo Uwiteka ngo niwe ncururira umutima. Hari igihe ubona ko bikomeye muvandimwe, ariko ndakubwira ngo Uwiteka arakuzi kandi akuzi amazina. Ntabwo nanjye yandetse icyo gihe, na bugingo baracyankomeje. Mu gihe cyari icy'amakuba nabonyemo igisubizo, mu gihe cyarimo intambara nabonyemo ibyiringiro, mu gihe cyari inzara nabonye ibyo kurya. Niyo mpamvu Uwiteka we adakwiye kukureka na rimwe, ahubwo azagutabara mu ntambara. Amen. Igihe ubona ko bigoye, abanzi b'umusaraba bo baragwiriye, abasebya Imana baragwiriye, ariko twebwe dukwiye gukomera muri byose tukishingikiriza ku Uwiteka. Nubwo wabona ko bigoye, nubwo wabona ko hari uburwayi, nubwo wabona ko hari ubukene, mucururire umutima wawe, uwumwegereze, nawe azita kuri wowe kandi azagutabara, azagukiza ibyago, azagukiza amarira nk'uko nanjye yagiye ankiza amarira mu gihe nari mbabaye, mu gihe nari mfite ikibazo mu myaka 18 njyaye umwana nibaza uko nzabaho, ubuzima bubaye bubi, ariko Zaburi ya 25 iramfasha, imbere ubuhungiro, imbere imbaraga, nanjye ndushaho gukomera. N'ubu ndacyakomeye mu rugendo. Nawe ndakwifuriza muvandimwe gukomera, kubera yuko urugamba turwana si urw'uyu mubiri, ni urugamba Satani ahagararamo ariko Yesu akamunesha. Ni nacyo gituma dukwiye kwiringira Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Kuba mu ijambo bigira umumaro ku muntu wizeye, kandi niyo haba mu rupfu ijambo rirakurengera, ijambo rikagukomeza, ijambo rikagutsindishiriza. Buriya mu gihe byari bikomeye kuri Shaduraka na Mishake na Abedenego, babaye mu ijambo barengerwa naryo. Nawe uneze amatwi ukwiye kurengerwa naryo muri byose. Nawe wumva amasezerano Uwiteka atanga, ukwiye gukomezwa n'ijambo. Ijambo ryatuma ukira indwara, ijambo ryatuma ukira ibibazo, ijambo ryagukura mu bwigunge, ijambo rirakomeza. Rero tugiye gusenga Imana, kubera yuko dukwiye kuba akanwa k'Uwiteka mu gihe nk'iki. Umugabo cyangwa umugore akwiye kuba akanwa k'Uwiteka akarangurura. Natwe dukwiye kurangurura mu gihe tubona ko bikomeye, aho niho Kristo agaragara. Ngaho ubona ko birangiye niho Imana itabarira, aho ubona ko ucitse intege niho yigaragariza. Ngo nanjye rero narayibonye, nawe niko wayibonye. Niyo mpamvu tugiye gusenga kugira ngo ukomezwe n'ibyiringirwa by'ijambo twasomye, kugira ngo Imana ikurinde ibyakurwanya, ahubwo igutsindishirize muri byose. Aho kugira ngo iguhombe, yaguhombya ikanaguhonda kugira ngo ironke ubugingo bwawe. Amen. Ubuzima buramya Imana TV. Ubu tuvugana mpagaze hafi neza y'amahumbezi y'ikiyaga cya Kivu, Banyakarongi, ndetse namwe mutembera muvuye mu nce zitandukanye muza muri uyu mujyi wa Kibuye. Ese waba ukeneye keke nziza, iza anniversary, iz'ubukwe, iza blood shower, cyangwa se ukaba uzikeneye bigutunguye, hamagara Joshua Bakers arazihorana. Ku bindi bisobanuro hamagara 078 7 7 Joshua Bakers, we are always here for you. Reka twongere tubasuhuze kandi tubifuriza ibihe byiza, nshuti bakunzi b'ubuzima buramya Imana TV. Dushimye Imana ko idufunguriye imiryango, tukaba twongeye kuboneka muri uyu mwanya w'ikiganiro. Ntitubifata nk'ibisanzwe,
ahubwo tubifata nk'uburinzi bw'Imana n'imbaraga z'Imana zikomeye. Rero turabashuhuje kandi tubahaye ikaze mwe mukurikira ibiganiro by'ubuzima buramya Imana TV aho muherereye hose mu ntara enye zigize iki gihugu cy'u Rwanda, abari mu mujyi wa Kigali ndetse n'abari hanze y'igihugu bazwi nk'abadiaspora. Tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu. Ngiye kuri mikro ndi Joshua Ishimwe nk'ibisanzwe, ngira ngo murabibona ko turi kumwe n'umubyeyi, ni umubyeyi ugiye kutuganiriza ijambo ry'Imana kuri uyu munsi. Tuguhaye ikaze. Murakoze kumpa ikaze. Ni umunezero mwinshi cyane kuba ngeze aha hantu. Iyo nibutse Imana neza n'amasezerano itanga, ibyo bituma ngira ibyiringiro byo kuzabona Umwami Yesu. Amen. Yego, rero reka mbere na mbere umanze wibwire abakurikiye ubuzima buramya Imana TV kugira ngo bamenye ese ninde tugiye kuganira nawe uyu munsi. Nitwa Mukasine Maria, ndi umubyeyi w'umwana umwe uziho amateka y'uko nabyaye umwe. Umwana nabyaye Imana yamumpaye mbere y'uko afite amezi 7 mu nda. Imbwira izina zitwa, araryitwa kuko yavutse ari umuhungu nk'uko yabivuze. Ni nacyo gituma rero ntatinya guhamya Imana neza. Amen. Kubera ko igihe cyose uwiringiye Imana ntabwo akorwa n'isoni, ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho. Haleluya. Ubwo rero uwo mwana niwe nabyaye, ndi kumwe nawe, yitwa Nzaniwe n'Imana Elisa. Kubera ko Uwiteka yamumbwiye afite amezi 7 mu nda. Mu gihe cyo kuvuka ari umuhungu nk'uko yabimbwiye. Uwo twashakanye nyine iri kumbwira ko tutazabana. Ubwo arasigara, ngewe ndataha, ndi muzima ndacyakorera Imana. Arasigara avuye he? Ntago mwari mu Rwanda? Okay. Ubwo icyo gihe Imana yaguhaga amasezerano ku mwana muba mu gihugu cya Kongo? Twabaga mu gihugu cya Kongo. Imana ishimwe. Rero mwamwumvise niwe tugiye kuganira, ariko hari utubazo duke nifuzaga kukubaza nk'umukristo uri muri uru rugendo rujya mu ijoro. Ni gute wahuye na Yesu? Guhura na Yesu, natangiye gukorera Imana ndi umwana mutoya w'imyaka 7. Nibwo ubwo nari ntangiye gusobanukirwa. Nkunda gukorera Imana umurimo wo kuririmba. Na bugingo ubu ngubu ndacyahamya Imana, ntabwo ndacogora kuririmba. Mu myaka ngeze yanjye hafi 40 irenga ndacyakorera Imana. Rero ndifuriza umuntu wese gukunda gukorera Imana, ugahamya Imana neza kandi ukayihamya bikurimo. Kubera yuko hari umuririmbyi nkunda cyane uvuga ngo Kidiyoni arimo asekura ingano kugira ngo azihishe Abamediyani, ngo Imana iramwitegereza cyane, ngo uwamukoresha yavamo umukozi w'umuhanga. Icyo gihe nari umwana mutoya, ariko ni ukuri nkunze ibyiringirwa. Igihe kiza kugera rero habaho ububyutse mu itorero, tujya gusenga ahantu twari twasengeye mu bikomero. Haje abashyitsi b'ingange, aho niho twaboneye Umwuka Wera by'umwihariko. Umwuka Wera nabonaga ari abagabo banini kandi bazanye ubutumwa ntaho kubavogera, ariko igihe kiza kugera bashyiraho ijambo riri muri Ezekiyeli ahanurira amagufa ari mu kibaya. Bararyigisha, barangije babwira abakristo bose ngo nibajye kwisubiramo bihana ibyaha. Twese twagiye hanze nk'abantu bagiye kwihana ibyaha, turihana twumva tumaramaje. Baravanga icyo gihe rero noneho ikigezweho ni ugusaba Umwuka Wera. Turapfukama. Ngewe kubera n'ubugufi nuko nari mutoya w'imyaka 13, naragurutse bose ndabarenga. Marayika arampamagara cyane ngo Mariya Mariya, ngo uyu munsi ngo ndagira ngo nkubwire ngo ukozeho ngo urebe kandi wumve. Mu by'ukuri
yankoze harambwira ngo nimvuga amena nayivuze isaha n'igice ubwo abandi biba iminota. Abapasiteri baravuga ati mureke uwo mwana kubera ko ambwira gutyo. Yahise anyereka inkoni, anyereka umukororombya, anyereka inuma, anyereka aho abera bazaba. Nubwo abantu benshi batamenya ko Yesu azaza, ariko Yesu azaza kandi Yesu ariho. Ni nayo mpamvu dukwiye kumwiringira kandi tugakomera ku munsi mubi. Rero niyo mpamvu nakunze kuvuga kuri iriya ndirimbo ngo Gideyoni arimo asekura ingano kugira ngo azihishe Abamediyani. Kwari ukugira ngo Imana ibanze imumenye, imucure. Mu kumucura rero ntabwo yakoreye aho abantu bareba. Nawe ndakwifuriza gukora nka Gideyoni kandi ukazahabwa ubugingo buhoraho. Uhabwa ubugingo ni iki? Ni uko uzabana n'abanyabyaha bari mu isi, ariko wowe ufite ibanga nk'irya Gideyoni. Kubera ko Gideyoni we ntabwo yabivuze, yabitekereje, ahubwo umutima we wari wuzuye ishimwe ryo gukorera Imana neza. Nawe rero mubyeyi cyangwa mugabo uri kunyumva, ndagira ngo nkwifurize kumera nka Gideyoni. Hari n'indirimbo nkunda cyane y'108 ivuga ngo ngende umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze ku gupfa. Rero ngo icyatumye apfa yazize nge ngo nabuzwa n'iki se kujya mukunda. Nawe ndakwifuriza gukunda Yesu kandi ukamwiringira, kubera ko iriya ndirimbo y'108 ndayikunda cyane. Hari ahantu twagiye mu ivugabutumwa, tugeze ahantu baransiga urukweto rugwa ahantu mu cyobo. Bamaze kunsiga nyoberwa inzira, ijwi rirampamagara ngo Mariya we, ngo aho mujya ntuhazi, ngo ari kumenye ko uri umukristo kandi uzahora uri we. Ngo mu bintu byose ugeze ku gupfa, ibyago byaza ariko ukiringira Yesu, inzara yaza ukiringira Yesu, intambara zaza ukiringira Yesu, uburwayi bwaza ukiringira Yesu, ubukene bwaza ukiringira Yesu, kuko ari we ufite imbaraga nyinshi zo kukurinda. Kubera yuko uba warwanya intambara nziza. Nuko rero ubwo aho ngaho haje abakozi b'Imana, twari turi ku kibazo kivuga ukuntu wahuye na Kristo. Ubwo guhera uwo munsi wumvisha Umwuka Wera avuganye nawe, uhita utangira urugendo rwo gukorera Imana. None ushingiye kuri mbere yaho uko wari ubayeho, n'ubu imyaka yose umaze ku gakiza, mu magambo make ubona ari irihe tandukaniro ririmo, ari izihe nyungu ubona wagize mu buryo bw'amarangamutima, mu buryo bwo kwizera, mu buryo bwo kuba ufite uburinzi bw'Imana, no mu buryo bwo kubaho ubuzima bwiza budafite umutima uhagaze muri iyi nzira y'agakiza? Murakoze cyane. Kuva icyo gihe ntabwo nigeze nsubira inyuma. Kuva icyo gihe nakunze Imana cyane birutaho, ariko usibye nuko abantu benshi babivuga uko bitari. Umuntu uri mu Mana icyambere aririnda. Umuntu uri mu Mana ntabwo ajya mu manjwe y'amagambo. Umuntu uri mu Mana ntabwo ajya mu businzi, ntabwo yiyoberanya, ahubwo akora nka Gideyoni, akabana n'Imana neza. Kuva icyo gihe twabanye n'Imana neza. Umwuka Wera akorera muri twe, Umwuka Wera abana natwe, Umwuka Wera akatwihishurira, kuko guhera icyo gihe nibwo Kristo yagiye akorana natwe ibitangaza. Ngaho twari turi muri introduction, urimo kwibwira abadukurikiye. Reka umanze ushima Imana, hanyuma twinjire mu mwanya wo kudusangiza ijambo ry'Imana. Ni karibu no gusenga, usengera uyu mwanya tugiyemo w'ivugabutumwa kugira ngo Umwuka Wera adushoboze. Turagushimye Mana yacu, tugushimiye kuri ubuhungiro bwacu, tugushimiye kuri imbaraga zacu, uri umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Ngo nicyo gituma tutazatinya naho isi yahinduka, naho imisozi yakurwaho ikajya imuhengeri, naho amazi yaho yahorera.
tukwiringiye nk'umunyembaraga, tukwiringiye nk'ufite ubutware, tukwiringiye nk'ufite ubushobozi. Muri aka kanya Mana ndasabira bene data, ndasabira umuntu wese uteze amatwi yumva ikiganiro kugira ngo umwambike imbaraga. Wari ufite uburwayi bukire, wari ufite intambara zihunge. Mwuka wera mubera umuyobozi, mwuka wera muvuganire, mwuka wera asabane nawe. Kandi ndasabye ngo umwuka wera adukomeze muri byose. Urakoze Yesu ukubikora. Amina. Amen. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Reka n'ubundi twinjire mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Tugezeho ijambo ry'Imana wifuje kudusangiza uyu munsi. Ni karibu. Murakoze cyane. Navuze ku muririmbyi w'108 ngo ngende umukristo. Ni ibintu bimazemo iminsi ndimo nsenga Imana, ntabwo gukorera Imana ari igihombo. Rero hari Zaburi ya 25 ijya inezeza umutima wanjye buri munsi. Iyo rero niyo bagiye kumfasha kunsomera kubera ikibazo cy'amaso, kugira ngo mbasangize ijambo ry'Imana muri iki gihe cya none, kugira ngo tuzabashe kuragwa igihugu turi abantu bubaha Imana. Amen. Reka dusome ni Zaburi ya Dawidi, Zaburi ya 25. Haravuze ngo Uwiteka ni wowe ncururira umutima, Mana yanjye ni wowe niringiye, ne gukorwa n'isoni. Abanzi banjye be kunyishima hejuru. Siko bizaba kuba mutegereza, ntawe uzakorwa n'isoni. Abava mu isezerano ari nta mpamvu, nibo bazakorwa n'isoni. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Iyo Zaburi ihwanye n'iyi ndirimbo ngo ngende umukristo. Abanzi banjye be kumbona, Uwiteka niwe ncururira umutima. Buri munsi hari igihe wumva wageze mu kigerageza, ariko ukumva ko ukwiye kubaha Imana, Uwiteka ukamwiringira. Hari igihe haba hari ibigoyi, ariko ukwiye gukomera. Igihe cy'abanzi ntabwo ukwiye no kubona ko ari umwanzi, ahubwo ukwiye kumenya ko Yesu agukunda rwose, ukitanga ukomeje, kubera ko igihe cy'umwanzi nicyo gihe cyo kwishima. Hari n'igihe ari cyo gihe Kristo aba agukeneye ngo mubane, nawe yongera kubone akakubwira ngo mwana wanjye komera, mwana wanjye nzakurinda, nzakurwanirira, nzagukiza amakuba. Ngo Uwiteka ngo niwe ncururira umutima. Hari igihe ubona ko bikomeye muvandimwe, ariko ndakubwira ngo Uwiteka arakuzi kandi akuzi amazina. Ntabwo nanjye yandetse icyo gihe, na bugingo baracyankomeje. Mu gihe cyari icy'amakuba nabonyemo igisubizo, mu gihe cyarimo intambara nabonyemo ibyiringiro, mu gihe cyari inzara nabonye ibyo kurya. Niyo mpamvu Uwiteka we adakwiye kukureka na rimwe, ahubwo azagutabara mu ntambara. Amen. Igihe ubona ko bigoye, abanzi b'umusaraba bo baragwiriye, abasebya Imana baragwiriye, ariko twebwe dukwiye gukomera muri byose, tukishingikiriza ku Uwiteka. Nubwo wabona ko bigoye, nubwo wabona ko hari uburwayi, nubwo wabona ko hari ubukene, mucururira umutima wawe, uwumwegereze, nawe azita kuri wowe kandi azagutabara, azagukiza ibyago, azagukiza amarira, nk'uko nanjye yagiye ankiza amarira mu gihe nari mbabaye, mu gihe nari mfite ikibazo mu myaka 18 njyaye umwana, nibaza uko nzabaho, ubuzima bubaye bubi, ariko Zaburi ya 25 iramfasha, imbere ubuhungiro, imbere imbaraga, nanjye ndushaho gukomera. N'ubu ndacyakomeye mu rugendo. Nawe ndakwifuriza muvandimwe gukomera, kubera yuko urugamba turwana si urw'uyu mubiri, ni urugamba Satani ahagararamo, ariko Yesu akamunesha. Ni nacyo gituma dukwiye kwiringira Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana nari mfite niryo, ariko mu gihe cy'umwanzi ntugacike intege, mu gihe cy'ibibazo ntugacike intege. Kandi abanzi be ntabwo Uwiteka azareka kubakugabiza, kubera ko hari igihe uba wananiwe,
akohereza umwanzi kugira ngo akurebe, akohereza igipimo. Ariko icyo nkwifuriza ni uguhagarara kigabo, Uwiteka akarushaho kukurinda. Nimukomere, Kristo abamurikire. Amen. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Iyi zaburi iraryoshye. Ni zaburi ni nk'umutsima utera imbaraga mu gihe cy'ibigeragezo, Cyo ni ukuri. mu gihe cy'ibibazo, mu gihe cy'uburwayi, mu gihe cy'inzara, mu gihe cy'ingorane zitari zimwe. Uyu ni umutsima ukwiriye kudutera imbaraga mu rugendo. Haleluya. Amen. Reka tuyisubiremo, tuyisomere abantu kugira ngo irusheho kubafasha. Ngo Uwiteka ni wowe ncururira umutima, Mana yanjye ni wowe niringiye, ne gukorwa n'isoni. Abanzi banjye be kunyishima hejuru, siko bizaba. Mu bamutegereza ntawe uzakorwa n'isoni. Abava mu isezerano ari nta mpamvu, nibo bazakorwa n'isoni. Amen. Ntabwo dukwiriye kuva mu masezerano. Yego. Uko byagenda kose, uko byatugora kose, Petero ngo niwe wigeze kugera mu bihe bikomeye intumwa zarimo ziri mu ivugabutumwa na Kristo. Ngo batangira kumubaza ngo mwigisha, ngo ko watuzanye tugasiga ibyacu, uzaduhemba iki, uzaduha iki, kubona ibihe bitugoye. Ariko ngo Mwuka Wera ageze kuri Petero, ngo abwira Kristo, aramubwira ngo ariko ubundi ngo twakuvaho tukajya he? Ngo ko ari wowe ufite amagambo, kandi amagambo meza y'ubugingo. Amen. Natwe ntidukwiye kuva kuri Kristo. Yego. Ntawe uzakorwa n'isoni mu bizeye Uwiteka no mu bamwiringiye. Ntawe uzakorwa n'isoni. Kereka abava mu masezerano. Sezerano nta mpamvu. N'iyo mpamvu yabaho. Erega nabo ntibagubwa neza. Yego. Niyo asohotse akava mu isezerano, uzabarebe ugira ngo ntabwo bigeze banahinguka mu rusengero, ugira ngo ntibigeze bahimbaza Yesu. Ariko abava mu masezerano nta mpamvu, nta nubwo bo bazamubona. Ariko umwiringiye by'ukuri azaba nk'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto mu gihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, ngo ndetse no ku mapfa burya ibyo bibabi ntibyuma, bihora bitoshye. byo bihora bitoshye. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Imizi yayo iba yarashoreye mu mazi. Yego. Ni nayo mpamvu umukristo nawe uri mu gakiza neza aba yarashoye mu buryo bw'umwuka, aba akomeye, akamera nka Kidiyoni. Amen. Ugira ngo buriya Kidiyoni ajya gufata ingano akajya kuzisha abamediyani, ni muri cya gihe ubona abanzi bagutugirije, intambara zabaye nyinshi, nawe ukajya gusenga Imana, ugahisha abanzi b'umusaraba icyo uzi, kugira ngo uronke ubugingo. Niyo mpamvu dukwiye gukomera muri byo, Kristo akazaduha ubugingo buhoraho. Unyibukije umuntu wigeze kutwigisha, aratubwira ngo burya igikundiro dufite kuba abantu batuvugisha, kuba abantu badusura, kuba abantu tugira ibirori tukabatumira bakaza, burya ngo ntabwo ari twe, si ku bwacu, ni amavuta ya Kristo turiho, ni amavuta y'Imana, n'ubwiza bw'Imana buturiho. Yego. Burya ngo iyo wavuye mu masezerano, umwuka w'Imana kuvaho, aguhungaho cyane, ubwiza bw'Imana bukakuvaho, abadayimoni bakagusuzugura, ibigeragezo wajya gunesha bikagusuzugura, ibibazo wajya guhagararamo ugahamya Imana bikagusuzugura, ugacogorera imbere ya Satani. Icyo gihe nyine iyo wacogoye uba waneshejwe. Ariko iyo warwanya ugatsinda, Satani nawe aragutinya, atera igitero, yamara kukigaba akagira ngo arakinesha. Rero wowe ukanesha. We rero yakubonye aravuga ati uriya muntu ninde, uriya muntu ni iki, ni iki se ko ari amavuta y'Umwuka Wera aba akuriho. Umwuka Wera aba agicundira muri wowe, Umwuka Wera aba agikorera muri wowe. Ese Mamelisa, ubona byoroshye kuvuga imirimo y'Imana mu gihe cy'ibyago n'amakuba? Ntabwo byoroshye, ariko icyo gihe ubifashwamo no kwizera no gusenga, nka kwa kundi Kidiyoni nakunze kukubwira, yagiye gusekura ingano. Buriya rega bari abanzi be,
ariko we aravuga ngo reka njye gusekura ingano. Ngo maze Imana yo iramwitegereza, buriya uwamukoresha yavamo umukozi w'umuhanga. Ndagira ngo nkubwire ngo nubwo ntarinzi ibi bihe, ariko nakunze kubinyuramo mbibwira abantu yego ko umwami azagaruka nta kabuza, azagaruka kutujyana, azagaruka ajyana itorero. Umwuka wera twasigiwe afite imbaraga kubera ko mu masengesho ariho twakuye ibyiringiro. yego Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Gusa hari igihe, mu gihe cy'ibyago, mu gihe cy'ibibazo byinshi, uruhurirane rw'ibibazo ku mukristo uri mu rugendo rujya mu ijoro, hari igihe ubura n'imbaraga zo gusenga. Birashoboka, yego ariko iyo wasenze, uko wasenga kose uri mu ijambo biremera. amen. Imana ishimwe. Kuba mu ijambo bigira umumaro ku muntu wizeye, kandi niyo haba mu rupfu ijambo rirakurengera, yego ijambo rikagukomeza, ijambo rikagutsindishiriza. Buriya mu gihe byari bikomeye kuri Shaduraka na Mishake na Abedenego, babaye mu ijambo barengerwa naryo. Nawe uneze amatwi ukwiye kurengerwa naryo muri byose. amen. Nawe wumva amasezerano Uwiteka atanga, ukwiye gukomezwa n'ijambo. Ijambo ryatuma ukira indwara, ijambo ryatuma ukira ibibazo, ijambo ryagukura mu bwigunge, ijambo rirakomeza. Rero tugiye gusenga Imana kubera yuko dukwiye kuba akanwa k'Uwiteka mu gihe nk'iki. Umugabo cyangwa umugore akwiye kuba akanwa k'Uwiteka akarangurura. Natwe dukwiye kurangurura mu gihe tubona ko bikomeye, aho niho Kristo agaragara. Ngaho ubona ko birangiye niho Imana itabarira, aho ubona ko ucitse intege niho yigaragariza. ngo nanjye rero narayibonye, nawe niko wayibonye. Niyo mpamvu tugiye gusenga kugira ngo ukomezwe n'ibyiringirwa by'ijambo twasomye, kugira ngo Imana ikurinde ibyakurwanya, ahubwo igutsindishirize muri byose. Turagushimiye Mana yacu, tugushimiye ko uri umunyembaraga, tugushimiye ko ushoboye byose. Mu gihe byari bigoye ducuritse mwami umutima ndetse n'ubwenge tutamenya icyerekezo, waradutabaye turakubona. Zaburi ya 25 ibivuga neza ko ari wowe mungeri. Aleluya, turagushimira ko ushoboye. Natwe rero muri iki gitondo, muri aya masaha, turagusabye ngo utubere ibyiringiro kandi uduhe guhagarara dushikamye. Muririmbyi ngo nubwo haza n'ibigoye dukwiye gukomera, abarwayi bakire muri iryo zina, abanyantege nke ubongera imbaraga, ubahe kurwana kandi batsinde. Mu gihe bigoye Satani Uwiteka afite imbaraga, ariko we waramunesheje ku musaraba i Golgota. Turakwinginze ngo utuneshereze, uneshereze abagabo, uneshereze ababyeyi, uneshereza abasore. Aleluya, muri urugendo uneshereza urubyiruko, kubera ko ntibakwishoboza, ariko Data waduhamagaye, turaguhuruje kugira ngo ugaragare muri ryo kandi uduhe gukomera muri byose. Ngaho uduhe kubana nawe kandi utubere ingabo ikingira, ku manywa na nijoro utwuzuza umwuka wera. Tugenda utwuzuza umwuka wera, turi kuvuga utwuzuza umwuka wera, mu kugukorera utwuzuza umwuka, kugira ngo tumere nka Gideyoni mu gihe nk'iki. Twambika imbaraga ubwo uzaba ugarutse, tuzaduhe kugusanganira. Urakoze Yesu kuko ubikora mu izina rya Yesu, amen. Amen. Ngayo nguko turagushimiye, tugushimiye ko wabanye natwe ukemera kuba muri uyu mwanya wo gusangiza abantu b'Imana ijambo ryayo. Imana iguha umugisha. Amen. Yego. Ngayo nguko rero nshuti bakunzi b'ubuzima buramya Imana TV, naha dusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ariko wowe warukurikiranye uyu mwanya w'ijambo ry'Imana, ubaye utarakora subscribe, turagushishikariza kuyikora kugira ngo ujye urushaho kubona notification y'ibiganiro byacu. Dukomeze kubana muri uyu mwanya wo kuba mu buzima buramye ndetse bugahimbaza Imana.
rero turabashimiye ko mwabanye natwe muri iki kiganiro mukadushyigikira mugakurikira. Ndatekereza ko hari icyo mwakuyemo. Umwuka w'Imana akomeze abahembure, ahembure ubugingo bwanyu, tuzabane mu ijoro. Ubaye ushaka kudusangiza igitekerezo cyangwa se ushaka ko dufatanya umurimo w'Imana, watwandikira cyangwa se ukaduhamagara kuri izi nimero ziri hasi ku kiganiro. Nge mwari kumwe ndi Joshua Ishimwe. Mamelisa, tuguhaye intashyo kandi tugusabiye umugisha. Imana ikomeze kwagure. Amen. Yego, bye, nakagaruka. Risi Limited, iki ni ikigo cy'ubucuruzi cya Croix Rouge y'u Rwanda cyabafunguriye hoteli nziza cyane iteye amabengeza. Iyi nta yindi ni yitwa Risi Kivu Breeze Hotel, iherereye mu mujyi wa Karongi. Uzahasanga amacumbi atagira uko asa hamwe na restaurant nziza ifite ibanga mu guteka byihariye. Tubafitiye kandi sale y'inama yakira abantu benshi utasanga ahandi. Ngwino usangire ibyiza n'abawe muri Risi Kivu Breeze Hotel, wiyumvira amahumbezi aturuka mu kiyaga cya Kivu. Ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara kuri telefone zikurikira: ni 07 91 85 47 16, tukakwakira na yombi. Risi Kivu Breeze Hotel, igitego mu mahoteli. Ubuzima buramya Imana TV.